ntabwo njye amakosa nyashinja society, amakosa n'ahangana yashinje inzego. urimo kunyumva? inzego nizo nshinja y'amakosa kuba se mu amasaha atinganya abanyarwanda abanyarwanda nk'ibyo yakoze muri Amerika akabisubiramo. inzego nizo zari zifite ubumuntu, nizo zagomba gukurikirana buri kimwe, kandi hagaragaye ibimenyetso muri bukajya guti ajya kubyina muri state nimubyibuka se. So Semuhungu kuba yaraje inzego nizo dushinja ibi bintu, ntabwo kuvuga ngo abaturage, ntabwo my friend, ntabwo umuntu uri hariya uzi Semuhungu kuvuga ntutekereze ko abantu bose ariko bazi case ya Semuhungu. Ntabwo abantu bose ariko bakoresha social media ku buryo bakurikiranye everything. Hari n'abantu bamenye Semuhungu ahagarukiye mu Rwanda batamuzi. Ntimukare bukuru mukorera izi social media mutekereze ko n'abandi bantu bose ariko bazikoresha. urimo kunyumva? Godfa uvuze ukuri rero kuza kumbwira ngo imiryango agomba gutekinga responsibility. Hari umuntu ubonye Semuhungu, hari abantu bagiye bamenyera Semuhungu kwa Godfa, hari abantu bamenye Semuhungu mu guhostinga bwa mbere, sibyo? ariko rero mufasha abanyarwanda bose mukavuga ko bagomba kuba bafite access kuri Semuhungu, bafite n'amakuru kuri we. Ahangaha ni ikibazo gikomeye. muri komeye mu Rwanda, right? Ku buryo umuturage wese apana wese icyo cyemeranyaho nawe. Gusa iki kintu rero no kuba Semuhungu yaraje ntagire na ntuzashyirwaho, sinzi niba yaraje ngo anasobanure ku byaha yaregwaga. Semuhungu yaraje ajya muri Serena, ariko niba ubyibuka abantu bose baravuga ngo Semuhungu araza ajya amageragere, murabyibuka? none se urumva atari nkaho yageze mu Rwanda akaba celebrated kubera apana statue wenda umufuka we, noneho ibyaha byose n'iki byose bigasa nkaho abyibagiwe, nta na atabyibagirwa. niba abantu bose barespectinga ko ari muzajya ajya amageragere kusobanura ibyo byaha, kuberega n'umuntu bavuga yasamanyije mu Rwanda n'umwana w'umunyarwanda, nako muri Amerika n'umunyarwanda. uravuga ati si umunyarwanda se? umwana yasamanije, ntabwo nshaka kuvuga izina rye, si umunyarwanda. urakoze cyane. So icyo tuvuga ni iki? ibi byose ntabwo ngiye ngira ipfunwe ryo kubivuga. Ibi bintu byose kuba aya masaha ashobora gufata ibyo yakoze agomba kongera akabikora today, impamvu nta yindi, amakosa nayo baramwakiriye. urimo kumva? There I agree with you. Aho bamwakira, inzego zakira Eric zimwohereza muri Serena, nako yagiye muri Serena, ntabwo yagiye ajya muri Mpoza, ntiyigeze zizijya kora n'ibyo yirukaniwe. mwarangiza ngo Semuhungu yewe yarongoye bake. Sorry Godfa, reka statement yanjye nyigarure, ntabwo nshaka kublaminga victim. Yigarure victim hano blaminga victim, kandi blame ni inzego zakiriye Semuhungu. Ariko turemera ko hari umuntu uri responsible kuri biriya byaha mu Rwanda. It's a government, ni inzego. Somebody had to follow up. So retracting a statement yanjye yo kublaminga abavuze abakorewe ibyo byaha, ntabwo ari bo blaminga, but ndi kwibaza nanjye nk'uko umugabo avuze mu kanya, avuga ati ninde mubyeyi ushira umwana we uriya mutipe azi icyo yaba yararizwe. But statement yo kublaminga victim na retracting. Yego. Why do you permit your mic? No, ndavuze ni statement blaming a victim ndayikuraho. Nayikuyeho, gusa ndashaka ko umuntu nkuriya umva Godfa, ntagire umuntu nyumva nabi. Ntabwo navuga ngo agere mu Rwanda bamutera amabuye, ntagire umuntu umuvugisha, but at least bamenye icyari cyo soba bafite umuntu umuvugisha. Sinzi nimba ari kabiri, I don't know, gusa ziriya tandazo zo gukora biriya bintu ntabwo ari ibintu bigenda gutyo gusa wangu. Ntabwo ari ukumuvugisha, yagombaga gushyirwaho cya kiboro cyo kuvuga, bakavuga atanga ni wibeshye uzamanuka amagerageze. Something like that. Ibintu munyuri ruhande, my friend, hari ikintu cyagombaga gukorwa. urukumva? So ibyo bintu ahanga turi kuvuga niba ibi byaha niba bimuhamye, kuko ushobora no gusanga bitamuhamye wenda yarayisubiyeho, sibyo? ariko se niba bavuga ko yaburanye yasambanyije abo bana, ubwo buzutu bwabo yarabutatamuye. ariko buriya niba ari umuntu umpaye ishusho y'ibi biboro n'aya masaha, nibazaga uyu mudamu, uyu umubyeyi yamenye na Semuhungu aza muri gute?
kumbe niwe wohereje umwana kwa Semuhungu madamu wagemuye ubuzuto bw'umwana wawe baramuturitsa. bareka mbwira abantu muri komenti barimo bavuga ngo Janine abiri inyuma mwokabyaramwe Janine ari inyuma y'ibi bintu abandi bavuga ko abantu b'inshuti za Gihadi bari inyuma y'ifungwa rya Semuhungu. abantu oya nitubyiteho sibyo nitubyiteho nta nubwo Janine ibyo ngibyo ashobora kuba birimo simbizi ariko Godfa mbabarira ume amasegonda 10 yonyine kubera yuko bino bintu tubishyiramo amarangamutima dukoreshe ukuri kw'imitima yacu apana uko amategeko avuga ibyabyo nta nubwo twari turi mu rukiko reka tubitekerezeho kandi tubitekerezeho kabiri. Ndagaruka kuri uyu mubyeyi wafashe umwana kohereza kuri Semuhungu w'umutinganyi wirukanwe muri Amerika kubera ubutinganyi no gusambanya abana bakiri batoya mu kibuno. Niko ndi ubivuge unugutingana. Uyu mwana uyu mubyeyi ntago yohereje umwana we gukora muri banke. Uyu mubyeyi ntago yohereje umwana we kwiga gukora amasafuriya cyangwa imbabura, amwohereje mu kazi ka nijoro. Abantu bamwe bagasinda mwijoro ibintu biberamo turabizi, ariko amuhaye connection y'umuntu bizwi ko ari umutinganyi. Uyu mubyeyi we ni umubyeyi nyabaki. Ishuri yarajyanye mu mwana we numvugiremo Godfa nabavugiyemo mwavuze avuga se ntabwo ndi kurondogora. Uyu mubyeyi we ni umubyeyi ufite imyitwarire ki ko hari n'ababyeyi bari kurimbura abana babo batabizi. Ugafata umwana wawe ukamwohereza mu kabari, ugafata umwana wawe ukamujyana mu budire cyangwa mu biki mu bintu byo guhostinga bya nijoro, uzi ko umukobwa wawe ari buveyo abonye abagabo 20-30. Uyu mubyeyi watanze connection ku mwana akamuha Semuhungu n'uburere yarimo utanga bungana gute? Kubera yuko batubwira yuko ni umugani w'ikinyarwanda mumbwira ujyana nawe mubwira ihene mbi ntawe uyizirikaho inziza. Uyu mubyeyi ni umubyeyi nyabaki wafashe umwana akamuhereza Semuhungu bikagera ku rwego akagera ku rwego agirana na communication na Semuhungu ati se umwana wanjye atataje. Semuhungu akajya ati buretse gato yerega hari akangazi dufite wenda nibwo ndabyimagina tuvuye hano mu gitondo turajya i Musanze turagira gute akavuga ati okay ntari umwana wawe namuranye nzamuha amafaranga ya nayo azaza avuga ko avuye mu kazi. Uwo mubyeyi utazi gukontorora umwana we ngo amenye ngo ibi bintu mukizemo ni ibintu by'amafuti ni umubyeyi nyabaki. Murakoze cyane. Okay, ikibazo rero uvugira ijambo rimwe ukarivuga inshuro 20 ugatwara umuntu turenga. None se ni ikibazo utavuze mu kanya? Ni iki gishyashya wongereyemo? Reka gusubiza rero. Ndagira ngo aricyo dutsindaho ngo dufata. Ndagira ngo ngaho reka tureka ngaho genda gakira gusubiza. Urumva ko arega bana n'iki kintu cyo kudatembera nacyo ni ikibazo umuntu akaba ari aho ngaho ufite experience iyo mu mudugudu umwe gusa mu myaka 30 umaze kugira ni 8. Ninde wakubwiye ko akazi ko mu kabari ari kuzimu uba woretse umwana? None se akazi ko mu kabari ntabwo ari societe? Abantu barangiza university bakagera noze wowe urukumva ariko babarira imyumvire ufite kumva ko gukora mu kabari ni mu kuzimu nukoreka umuntu ugiye gukora mu kabari ntabwo ashobotse. Ibyo ni imitekerereze iciriritse. Iyo ni imitekerereze ufite iciriritse. Ntabwo gukora mu kabari ari igisebo. Mu kabari naho abantu bahurira, mu kabari abantu bafite indangagaciro. Ntabwo gukora mu kabari ibyo ngibyo bihindutse ishyano n'umubyeyi kohereza umwana kujya gukora mu kabari wasanga ari byo mwana akunda ntari kintu utigeze wumva cyane yagusobanuriye. Ariko ngaha biragoye cyane kuganira namwe. Semuhungu yahuye n'umubyeyi ati ya uraho Semuhungu ni wowe? Ni njyewe mubyeyi. Ati mba naraye amajoro nkora, ati ubu ndi gushaka abana mukumfasha kujya tubyinira abakiriya. Ati mfite umwana ukunda kubyina kandi aragufana. Urukunyumva? Niba uri gushaka abantu bo guha akazi, why don't you check my son? Urukunyumva?
none gufata umwana wawe uzi ko akunda kubyina kandi akaba afana Semuhungu agomba kumuha akazi, ibyo ngibyo bimuhereza permission yo kujya gusambanya uwo mwana. none se Godfa yarayobewe yuko Semungu ari umutinganyi. Uwo mudamu wahuye na Semungu akamuha connection, yarayobewe yuko Semungu ari umutinganyi. Ibyo ntabwo ndi kubyemera nanjye, niyo mpamvu ari ukuntu akenshi tuba tutumva histoire yose, kuko urumva Godfa ukuntu bisobanuye. Of course nimba umugore avuga ati ushaka abana mfite nta kosa ririmo aho ngaho sofa, ahubwo wenda niyo mpamvu navuze ni statement yanjye ndashaka kuyikuraho. Ariko se nanone umugore igeza following up nyine ngo ajya areba, simbizi wangu harimo akantu ko kwirara, ariko nyine kwirara kwabayeho yuhi. Yes, umva ukuntu bisobanuye kwirara kwa bakagusobanurira mu kwirara kwabaye, ukuntu bisobanuye mbyumvishe neza kurushaho mbere, sibyo? Nukuvuga ngo uretse gato, ntabwo ahantu se mu hostingiraga hari mu cyumba, n'ahantu yuhi nawe mu kabari, siko bimeze. Godfa kandi ntabwo nabahaye story, ntabwo naguhaye story yose. Urumva story yose yugira itangira abantu bayumva. In the beginning it was very good. In the beginning. No, bigitangira byari byiza. In the beginning. Oya, ndavuze ni muri beginning, in the beginning bigitangira, urumva byari byiza. N'umuhungu rwose akoherereza umumama amafaranga kidora twakoreye ku munsi, urumva uko nabivuze. Guys, aya ni amakuru y'abamotari mba nikururiye ku ruhande. Birashobora kuba byo, birashobora no kutaba nabyo, urumva. Umwana agahamagara mama we akamubwira ati mama ngeze ku kazi, atoke bitite ni sawa, ati kuraje mwana wanjye, urumva. Umunsi umwe agataha, undi munsi nanone akamubwira ati rero dore burije twakesheje, reka nkutwara uware Eric Semuhungu tujye mu rugo, urazi ko mfite inzu nini, hanyuma uryame dukomerezeho ejo, urumva. Urazi ko rimwe ya hostingaga uyu munsi, ahandi ejo agahostinga ahandi, urumva. Umwana baba bari mu modoka batashye akoherereza mama we message, urumva, akamubwira ati mama turatashye ariko burije ndakugeraho mu gitondo, Eric arantwaye tujyanye mu rugo, urumva. Byatangiye ngo ari byiza uko mbyumva, uko bivugwa, urumva. Ibihe byiza gutahana cyangwa gukora gahunda, gukorana akazi. Ariko shani ntabwo wumva ko Semuhungu wari ufite imodoka bwari bwije kuko atamutahanaga kwa nyina, akaba byiza ari kumutahana. By the way ndi kubasa ni amakuru nikurira mu bamotari. I don't know aho ngaho ni mumbaza, I don't know, urumva. Bagikorana akazi rwose bigitangira ngo byari byiza. So aho byaje gutangirira rero gukora izo gahunda, niho navuze ko byatangiye ngo bahostinze hanyuma baratahana, ariko umwana ari bujye mu rugo. Ageze mu rugo rero sinzi ngo ibyo banyweye umwana kwa gacu birangira gutyo. Naho nuko story. Dusubirira inyuma, Semuhungu yamenye n'uyu mudamu ati mbere yo kamenyana n'umuhungu. Bahuriye mu kabari, niko bivugwa n'uyu mudamu. Okay. Undi aragenda aramusuhuza ati ndagukunda ndagufana, urumva. Umudamu Eric mwabana umwe ntago ari umwana mubi. Eric ntago ari umwana mubi, Eric ntago ari umugome. Eric ni umuntu usabana, twarasangiye ejo bundi ubwo narindi i Kigali, urumva. Ni umwana mwiza guys, ni umwana mwiza pe, urumva. So uje kumusuhuza wese ni umuntu usabana, urumva. Uje kumusuhuza wese ntago bamubuza gusuhuza Eric Semuhungu, asuhuza buri umwe wese. Rero amakuru y'abamotari ni uko uwo mumama yamubonye, yari asanzwe amwumva, aravuga ati baramubwira ati uriya niwe Eric Semuhungu, ati reka njye kumusuhuza. Ajya kumusuhuza gutyo, baramenyana, aranamubwira ati ndagukunda rwose, uri umwana mwiza, brabra, ibintu nk'ibyo, urumva. Bahana nomero, urumva. Ubugira kabiri asubiye guhostinga, nanone bahurira mu kabari, urumva. Nuko undi ati shati ndabakunda, ati nkunda ahantu ba wahostingiye, nzajya nza nguteza imbere,
undi tita ariko ndimo ndashaka n'abana babyina. Undi ati urashaka abana babyina, ati kandi mfite agahungu gakunda kubyina. Uwo muhungu ntiyarazi Semuhungu. Mama we niwe wari umuzi, urumva, ariko nawe yaramwumvaga ariko batarahura bataziranye, baje kumanyana mu kabari, urumva. Undi ati ako kana nimba gakunda kubyina se wazakamaye, ati ngiye nzajya mwishyura, ati si ubuntu, urumva. Ati yo, ati ni byiza, urumva. Akabari bahuriragamo rimwe kabiri gatatu, wenda yabonaga ko ntacyo atwaye muri sosiyete, urumva. So ahera ko rero umwana ageze mu rugo abiporopoza umwana, abiporopoje umwana, umwana arishima ati ngiye kuzajya nkorana n'umusitari, ati byaba ari byiza nanjye nkagaragaza impano yanjye, urumva. Nkuko wahereza umwana ati uyu mwana azi kubyina afite impano, mumuzamurira impano. So umwana amenyana na Eric Semuhungu guturuka kuri mama we gutyo. Bakorana akazi mu ntango rero ngo bigitangira byari ngo byiza rwose, urumva. Bamwishyuraga akamuha amafaranga meza, nimba nibuka neza ay'abanyonzi banjye bambwiraga ko ngo yamuherezaga 100 ku munsi. Quick question, mu makuru y'abamotari bari kuguha, uriya mwana yafashwe ku ngufu asanzwe ari straight cyangwa yari nawe? Oya, uwo mwana yari we ntago yakoraga izo gahunda, we yari straight rwose. Ngayo nguko nibaza ko abyumvishe mama nyabo. None se Janine yarazi ko umwana ari straight gute? Wamenya umuntu uri straight gute n'umugiye gute Janine? Godfa Yo, uko amakuru twavuze ko abamotari baduha amakuru. Simbizi wangu, urumva uriya mutipe ntabwo mukurikira kuri noza, ariko kuri Snapchat hari ukuntu ajyaza abantu hasi ushobora kureba amano zabo. Mutipe yaga mureba ukabona nka story view akunda gushyira ukuntu abari mu rugo iwe harimo inzoga, ibintu byo kurya, ariko abajene ashyiraho ukabona ari abantu abajene batoya. Mane rimwe nigeze kureba gahunda z'uriya mutipe aravugira ko mane umutipe arabura kabiri kabisa n'ibintu abizire mu Rwanda. Ejo bundi mbonye bisose aravugira nkaho narabonye hinti zabyo kabisa kuri social media ziwe, nubona posting utipe butoya mu rugo iwe mu alcohol, mbese uvuga ati nta kintu kizima kizava mu hano kabisa. Akanda sense ko ibintu byari buzabe wangu, ari ukuntu muri sinzi tu murabonaga ko shoka arageze mu Rwanda akirara akavuga ati ni territoire nshyashya mfite agafaranga hano, like agasa nkaho yibagiwe impamvu yageze ari mu Rwanda nyine, kandi hari ukuntu bari celebrity afite na hindi status ni ikirova. Niyo mpamvu ngiye mvuga hari ukuntu society isa nkaho yahumirije gato ikibagirwa. nta society mfite ikibazo. Society iri muri abantu twavuze nabo. Ngewe ikibazo ngifite ku nzego zamuretse akidegembya akaza akisanzura kugeza amasaha bakaba basanze ikibazo nakibona kuri ko bamwakiriye. Umuntu mbaje ngo kuki ntabivuze, ubwo najya kuhamagara umuntu abwira ndabona kuri story y'uriya mutipe, ndabona kuri story y'uriya mutipe hari hasa nk'ahantu hazabera icyaha. What kind of stupid question is that? Najya kuvuga iki? Aho munsi y'intebe ni karoti. Hari umuntu uri kumuri cyaha kitarabase? Abona abasazi. Ahubwo wasanga ari we wasambanyije Semuhungu ari kuzi comment zibaha. Nizo yavuze ngo baragurisha, nizo yaguze nizo yaguze mama ndebera nk'abaginga hano bro kumufuka hasi. Ubwo nizo ngiye guys, mureka kuvuga ngo Janine zisubiza uzi kuyekere izo ngiye muri n'ibi bintu ubwo nta na hamwe. Ariko umugore nawe urashyikiraho urazijyana zose. Uwo mugore wo mu kabari we bamugani umva Godfa ndagira ngo tugire tumiya
aba bantu bari kuzana Janine muri ibi bintu babireke, n'abantu bari kubyandika ubaboroke. Icyo nicyo ndakiguze muri cyane abantu bagatanga ibitekerezo. Janine akoresha inzego zafanyije mu muri statement yatanze. Reka ngusobanurire statement yatanze. Kangusabe gukoresha ijwi riri hasi, uri gusakuza mari, uri kuvugira hejuru kandi ukavuga ibintu bitamenyekana zose. Gerageza kuvugira hasi please. Ntabwo nongera kuvuga cyane nari kamaze wumvire nakubaza wereka kweteranya ibintu bidafite sense. None se Semuhungu ntabwo ari wowe umaze kutubwira ko Semuhungu yemera ko abantu basambanye? Yigeze abihakana? Ego umva none se niba ibyaha abyemera akavuga ko babyumvikanyeho, uyu nguyu abiri inyuma Janine abiri inyuma cyangwa ngo babiri inyuma, baragiye bafata Semuhungu babashyira igitsina cye mu kibuno cy'abo bana kugira ngo bazabijye inyuma. Kandi mukoresha ubwenge, barakubwira ko nyiri ubwita byemera ariko avuga ko babyumvikanyeho. So baze kubitubwira rero mu kanya se. None se ibi bigo biri muri comment, wowe abantu muri comment urabayobewe? Abantu muri comment murabewe kuryo mugiye kubahereza umwanya, mureke kweteranya bitafatika. Nta mwanya mbahaga dusaba vuba. Reka nubwo gukorera gutanga ibintu bitekerezo bifite inuza, none nawe urukuza ku Gadefa muri statement yatanzwe na Semuhungu yavuze ko abo basore basanzwe banywa inzoga basangiraga, yabatingaga ndetse nawe bakamutinga. Muri statement ndaje nkohereze link usome iyo statement, urambabara usome live, sibyo? Thank you. Ngiye kumanuka nguhereze linki wumve yuko kimeze nkaho cyari igikorwa ngirana. Njewe ntago nshyigikiye ubutinganyi. Nakubwiye yuko Bibiliya mu Barewi ivuga yuko umutinganyi akwiriye kwicwa, ikizira imbere y'Imana. Njewe ndemera Imana, ariko nagira ngo mwumvishe igitekerezo cyanjye. Ngiye guhereza linki y'ibyavuye mu byabajijwe Semuhungu n'uburyo kiyasubije. Yavuze yuko yabatingaga nabo we bakamutinga. Reka nyiguhereza uhite usomera abanyarwanda none aha. Nizere kutagiye kuma kuri ingiri ku gihe. Unanga mfumbuye amakuru utambingiri ku gihe. gusa God ngende baza umutika ufuye hariya. Ako se igihano muri Amerika yarakirangije cyangwa baramugize? Igihano yarakirangije, none bamwimye ubwende gihugu bamwirukana mu gihugu cyabo kuko uwo yarongoye ntabwo yari umunyamerika. Ntabwo ari umunyamerika nawe, yari umuyimigwa, yari umunyarwanda. Yego ese ntabwo ariko kundi bashobora kuvuga bati aho kugira ngo uzuminge time yawe hano reka tukudeporte ujye gufungirwa iwanyu cyangwa Amerika bararakaye azi no mutari umunyamerika. Urimo kumva? Ntabwo bagispeninga umwanya bafata umuntu ngo bajye kumugaburira ibiryo byabo no reka bajugunya agasiyo yaje. Koko rero umutima ashobora yarashimutse. Gusa harimo akantu ko kuba atarumvishije uburemere bw'icyaha yakoze. Mbese ntabwo yahanwe neza, none agera mu gihugu noneho kugira ngo ageze mu gihugu ahitaba undi muntu sinzi host hano, sinzi this and that, so gusa mukatire bashubuye. Ni ukuvuga ngo ibi bintu urukumva abantu bishyira nk'amaraga. Noneho reko uburyo hari umuntu ujya gusesengura agasesengura ibi bintu ugatembagara. Ntabwo ngo ni gute ngo umudamu, none se reka nkubaze Semuhungu kubera iki iyo umuntu ari ikibazo bamukura muri sosiyete? Ntabwo Semuhungu kugeza amasaha ntabwo ubuyobozi bw'u Rwanda bwigeze bumufata nk'ikibazo. Urukunyumva? Yaraje agira uburenganzira bwo kwidegembya, kandi umuntu afite uburenganzira bwo kwidegembya. Turi kumwe? Nuko bari umwere. So Semuhungu rero mu Rwanda yahaje ari umwere, agomba kwisanga utubari tumuha akazi, ajya kugura amazu n'ibindi byose yagombaga gukora abikora nk'umuntu widegembya, nk'umuntu udafite ikibazo icyo ari cyo cyose. Ntabwo rero kuba umutinganyi icyo ngicyo ari icyashya. Rero wowe yivuze ngo bari bazi ko ari umutinganyi, aho ngaho ugiye kuba homophobic.
ugaragaza bivuze muri commentaire oya si fact man nuko bose bose mu yari umutinganyi na mudamu ari ariko ko umutinganyi ntabwo kiraba icyaha mu Rwanda umutinganyi mu Rwanda ntabwo ari nabivuze na mbere papa wanjye nabivuze nta mategeko hano umutinganyi kodupfa ikindi kintu ngiye nibaza naguhaye gisome y'uburyo ki yireguye na profito wa mwanya kanishakira ibyo kurya wayisomye wowe nta signs y'abaginga bambaye nta signs nta bimenyetso byigeze bigaragara se abantu wenda bakabana bakabyirengagiza ibimenyetso by'iki abana bato nyine nta bimenyetso like kuko ikintu kugira ngo kijye kuba gutya nyine bimenyekana anabihanirwe I don't think ko bwa mbere bibaye ndetse ndibaza nta signs zigeze zigaragara by'uko ashobora kuba yatangiye za behavior ze nanone uburyo wenda byari buhagarika hakiri kare simbizi wenda zaragaragaye kuko yashatse gusambanya DJ Benda baza wumve yasabye DJ Benda ubuzutu DJ Benda aravuga ati wakapfupfutse barashwana urimo kumva ariko hano hari ikintu kimwe Benda ngo yaramuteye yaramubwiye ati uzibeshye ufungura akayozo kawe nzakora ko njyewe nakoze kumwe babiri Benda araceceka Benda akatubwira ko yajya agiwe n'abagasita akanywa kwibaza ni ikiberetse Benda cyatumye aceceka ariko Benda gutwara yagize yaravuze ati gukorana nawe ari uko manjye kuguha ubuzutu Benda yaraje aravuga ati ikintu cyatumye ntandukana na Eric yasabye ko usambanya mu kibuno aransaba ndamwima ni amagambo ya Benda ibyo bituma batandukana ukumva nari nyina yimbwa hano wowe ikingiti kidashobora no kuza gushyiraho ifoto ye gifite umufolowazi 0 cyafunguye account uyu munsi mabya yaso ariko ese ibyaha nibi gufata arafunga imyaka ingahe genda rero inkuru yakozwe na Murangira umuvugizi wa RIB yabisobanuye neza cyane afite ibyaha buri cyaha gifite igihano cyacyo ariko ik'imyaka myinshi n'imyaka 5 kugeza ku 10 niba nibeshye so rero ikosa ngewe ikintu mbona kimwe kurusha ibindi cyabayeho muri ibi bintu ntabwo se muhungu yari kugera mu Rwanda ngo bamureke bari kumwicaza bakamuganiriza kuko uri kubivuga urimo kumva agakorwa investigation agasobanura ibyo yaje aregwa n'icyatumye bamumara ariko nyine niba yaratashye mu rugo urumva kose barenza ariko Godfather ubivuze neza wangu nimba uramutipe yaratashye akavuga ati wenda ushoro bakabikurikira which we don't know ntabwo mbizi gusa njye nifuzaga ko yaba yaratashye akavuga ati uramenye ibintu ntibikorerwa ahangaha something no kugutaha nyine akahita arekurwa agasura muri society kuriya naho nta kintu cyabaye twignorinze ko ahantu yavuye yakoreye ikintu cyaha kimeze nka kiriya akagaruka muri society if I don't know something not to be done hari umuntu rero ugomba uri kunyumva kuri cyane byatari navuga nginisa biraruta hose cyangwa nacyari aho ngaho ndakumva navuga nginti kuba yaravuye hariya nk'uko nari kubaje karo kavuga ati Amerika yanze yese kujugunya nyine aho yavuye ubwo nawe agataha mu Rwanda akahita asubirwa muri society nta sinzi nimba hari navuga ngo hari bose bagomba kumujyanaho sinzi nimba hari like something kumubwira ati ibintu n'ibikorwa hano mu Rwanda ibyo you know ariko apana kuza nyine agahita asubizwa muri society nkaho nta kintu cyabaye ariko yuhi icyaha cyabereye mu kindi gihugu ntabwo gikurikirana umuntu mu gihugu oya Janine nta unyumve neza ntabwo mvuze ngo aze mu Rwanda bamufunge ariko naza mu Rwanda byibuza agire umuntu umuganiriza ntabwo ibyo ngibyo biri mu mategeko ya leta bazi se none se leta ikorana na Amerika atari ku cyaha twavuga ngo wenda atari icyaha cy'ubwicanyi cyangwa se cy'ababaza jenoside
Jani habayeho kuvugana adafungiwe muri Amerika yavuganye n'u Rwanda uvuga ko batanye umusirikare wabo gutahana barabiteguza bakabibateguza ariko ntabwo ibyaha yakurikiranwagaho hano muri Amerika bigomba kumukurikirana no mu Rwanda. Ntabwo ari byo bavuze nanjye ntabwo ni ukuvuga ngo umva impamvu Eric bamwirukanye muri Amerika. Urukunyumva? Turakumva kuba impamvu Eric bamwirukanye muri Amerika. Eric bajya kumurega kiriya cyaha cyo gusambanya uriya mwana muri Amerika. Urimo kumva? Yaragiye araburana, baramufata ajya kuburana. Agiye kuburana biba ngombwa ko Eric asohoka akemera kuburana, gukurikiranwa ari hanze. Turi kujyana akaburana adafunze ubu kwa Kejon, ariko Amerika imutegeka izo karoti ntibabwiye ngo mwe kuzikoraho kere ukundi kuko yasakaje ayo mashusho yari twabonye ariko n'igitsina bagikurikirana. izo ngizo ko bavuze ngo barazigura ku kimwe kuzifatwa mwibona. Turi kumwe kuba yarafashe video akazisakaza. Izo vuba karoti mama yasize mu nda mugapaniye akazishyira aho ngaho, yavuze ko hari umuntu waje kuzifata utazakoresha social media ukundi kugira ngo iperereza rikomeze. Semuhungu ibyo birengaho akoresha social media. Urimo kumva? Akoresha social media arenze ku mategeko. Amerika iravuga ati ntushobotse tubire mu gihugu. Sinari kubyumva. Iperereza bararifunga bahita bamwirukana mu cyaha. Sinari kubyumva. Muri Amerika biriya byaha biza guhama Eric Semuhungu yari gufungwa ntabwo bari kumurekura, bari kumufunga. Yafungurwa bakamudipotinga bafite kese n'ibyaha yashinjwe, bakagenda bakabihereza leta y'u Rwanda, bakagenda bafata umusirikare w'umunyamerika bari abapolisi ba Interpol akamufata ariho amapingu k'imfungure ku nk'umuntu uvuye ku butaka bwa Amerika ari umunyabyaha, bagaterura bakagenda bakamushyikiriza leta y'u Rwanda. Niko bikora. Ntabwo rebye n'ibyo bayi kuri Semuhungu nabyo byo muri Amerika ntabwo byamuhamye 100% yo bimuhama yari gufungwa. Byari bikiri mu iperereza yemerewe kuburana ari hanze. Inkiko za Vegas zaramurekuye ajya kuburana ari hanze. Muri icyo giperereza rigikomeje Eric Semuhungu arenga ku mategeko yahawe n'inkiko zo kudakoresha social media. Baravuga ati wowe urenga ku mategeko wahawe n'inkiko, nta kandi inkiko zo zitanga ubwenegihugu mubizi, murabizi neza cyane ko bakora background check bagacekinga bakareba niba ubwo buntu uwo muntu bamuhereza ubwenegihugu. Nuko Eric Semuhungu yambuwe uburenganzira bwo kuba muri Amerika nk'umuturage udashobotse warenze ku mategeko yahawe n'inkiko zo kudakoresha social media. Eric social media mujya mukoresha ngo mubiremereze. Eric Semuhungu yiruka muri Amerika kubera social media, kubera Instagram. Yananiwe kwihangana kutayikoresha kandi bitegetswe n'inkiko kuva kuri social media igihe bakoraga iperereza ngo bamenye ahantu zira video za zohereje kafete wamutinganye muri ntuzo muri Sweden zuya mwana yasabarije muri Amerika aho byavuye. So Eric ananirwa kwihangana kudakoresha social media kuko nawe utabyihanganira kureba ko byagira kuri space ya Godfather none aya masaha uturabye urimo kumva uje kumva ubutigo. So Eric Semuhungu rero bahita bavuga ati uyu muntu udashobora kumva itegeko hawe n'inkiko, uyu ni umuturage waba muri iki gihugu, bati oya. Nuko bamwambuye ubwenegihugu muri Amerika n'uburenganzira bwo kuhaba, baramwirukana. Turi kujyana namwe mu Rwanda rwaragiye Semuhungu, namwe ntibashobora ko mudafite social media. Aya masaha bavuze ngo n'utayikoresha baragufunga. Ngewe ntabwo byakunda kuko nimbona iyo bimaze kuba byinshi cyane, mbona bimaze kuba birebire na risibo. Iki gikote urashakana na gisiba nkongera gutangira muri bishaka ya fishing. Ubu ndi kuvuga ubusa uko mutari kunkana, urimo mbigiye kuvuga kino kirayivu gafungura ikindi cyo kubwira abantu ngo batapinge banankandeho. Urumva? So nguko uko byagenze, niyo mpamvu Eric Semuhungu bamwirukana bahise bamurekura akagenda kijana
urukumva yamara kwijana akagenda mu Rwanda. So ntabwo icyaha kigeze kimuhama, ariko noneho kuko ikintu ngiye mvuga nti ntabwo byari bikwiye kuba agomba kureka ngo bigende gutyo. Umuntu wasambanijwe cyangwa wakekwaho kiriya cyaha muri Amerika ni umunyarwanda. Ni umunyarwanda uvuka Rubavu. uvuga ko nawe atabonye justice uwo mwana w'umunyarwanda. Ntayo yigeze abona, ntayo yigeze abona. Yayibonye he? Yesu nashimwe, ntayo yabonye. Mureke tujye mu makoyini n'ubundi bintu muri kunzanamo by'ibibuno, gushyira ikibuno mu gitsina, gufata ubuzutu bwure. Mureke tujye mu makoyini banyarwanda, banyarwandakazi. Nuko byagenze, urumva. Sawa sawa bro, kumwe kabisa. Agenda bafata mureka